Amahoro y'Imana ahantu uherereye inshuti yacu dukurikirana, wahisemo kuba inshuti y'iyicano kugira ngo ujye ubasha kurushaho gukurikirana ibiganiro bitandukanye, inama nyinshi zinyura aha hantu. Ndagusuhuje nkwifuriza umugisha w'Imana ishobora byose. Nje rero aya masaha kugira ngo nsobanurire uyu mwene data watwandikiye ashaka gusobanukirwa inzozi yarose nk'uko twabibasezeranyije. Tujya dufata igihe cyo kugira ngo tubashe gusobanurira bamwe mu batwandikiye basobanuza ibintu runaka badasobanukiwe. N'ubwo buryo mfashe uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira n'uyu nguyu wagize inzozi zo kurota urya inyama. Niwe muntu turi buganireho ku byo yaroseho uyu munsi. Ngewe mugiye kubana rero muri iki kiganiro, amazina yanjye nitwa Pasiteri Gide. Nshimye Imana ko impaye uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira, kandi ndayinginze kugira ngo ubutumwa tugiye gutambutsa aha ngaha bube ubwatuma mu by'ukuri ubasha kugira ibyo wunguka, bube ubwatuma ubasha kugira aho uva naho ubasha kugera mu bumenyi runaka. Uyu mwene data rero yaranditse ashaka kumenya icyo kurota urya inyama abisobanuye. Yaravuze ese ni byiza cyangwa ni bibi? Nicyo kibazo yabajije. Rero tugiye kugusubiza inshuti yacu wowe watwandikiye, ndagira ngo nkubwire yuko kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza kurota urya inyama icyo bivuze, ni uko nanone wakagombye kuba waratubwiye mu by'ukuri ese izo nyama waziryaga mu buhe buryo, kuko ibi nibyo bidufasha kugira ngo tubashe kubona igisubizo cyawe. Muri make, iyo urose urya inyama kugira ngo umenye igisobanuro biterwa n'uko inyama zari zimeze. Icyo ni icya mbere. Nanone bigaterwa n'uko wowe wari umeze muri izo nzozi igihe waryaga izo nyama. Nanone bishobora kuba utanze ubusobanuka tubwira uti zari inyama zitetse cyangwa se mbisi cyangwa se zokeje, nabyo bigira gutanga ubusobanuro burenzeho. Rero reka tuvuge muri rusange kuko utadusobanuriye, ubwo n'abandi bagize kurota inzozi zifitanye isano n'izawe baraba baboneyeho. Mu by'ukuri icya mbere twakubwira ko ukwiriye kumenya kurya inyama zitetse neza, nicyo tugiye guheraho. Kurota urimo urarya inyama zitetse neza, ese bisobanuye iki? Ikintu bisobanuye kurota urya inyama zitetse neza, bishobora kugereranya kubona imbaraga. Icyo ni icya mbere. Nanone bishobora kugereranya kubona ibyishimo cyangwa se gutegereza ikintu cyiza runaka. Ngicyo igisobanuro cyo kurota urya inyama ariko zitetse neza. Bisobanuye kubona imbaraga, kubona ibyishimo cyangwa se gutegereza ikintu cyiza kiri mu nzira cyenda kuzakugeraho. Kabiri, kurya inyama mbisi. Hari umuntu ujya urota arimo ararya inyama mbisi cyangwa se ari inyama zisharira, inyama zidateguye neza zifite ikibazo. Ibi bisobanuye iki rero? Bishobora kugaragaza impungenge. Nanone bishobora kugaragaza amakimbirane cyangwa ikintu kikubangamiye kiri imbere yawe. Bishatse gusobanura ko niba wararose mu by'ukuri urya inyama mbisi cyangwa zisharira, bigaragaza impungenge, amakimbirane cyangwa ikintu kikubangamiye. Gatatu, kurota wishimye uri kurya inyama byishimiye, bishobora kuba ikimenyetso cy'umunezero cyangwa kunyurwa. Iyo urose ukabona wishimiye kurya inyama, biba bigaragaza ko imbere yawe hari umunezero cyangwa se hari ukunyurwa. Kane, nanone hari ubwo urota uri guhatirwa kurya inyama
wowe utabishaka. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishobora kugaragaza ibintu urimo ukora kandi utabyishimiye. Ni ukuvuga ngo hari ibintu urimo urakora, urabikora ari wowe wibwirije kubikora cyangwa se urabikoreshwa ariko mu by'ukuri ukaba utabyishimiye. Ngicyo igisobanuro cyo kubona uri guhatirwa kurya inyama cyangwa se uzirya utabishaka, nicyo bisobanuye yuko hari ibintu runaka urimo urakora ariko ukaba ubikora utabyishimiye, kuba bikubabaje cyangwa se bikubangamiye ariko bitewe n'uko nta yandi mahitamo, bitewe n'uko wenda ushaka gushimisha abantu, bitewe se no kwirwanaho runaka, ukaba urimo urabikora ariko bitakunejeje. Ikindi twavuga, ibisobanuro nanone bishobora guturuka ku itungo runaka warose urimo kurya. Nimvuga itungo twese turabisobanukiwe, abenshi tuzi yuko haba inyama z'inka, haba inyama z'ihene, haba inyama z'intama, haba inyama z'ingurube, ni nyinshi n'iz'inkoko. Ese mu by'ukuri ni izihe nyama warose urimo urarya? Ese zari zitetse, ese zari zitogosheje, ese zari mbisi? Ibi nanone bigufasha mu by'ukuri gusobanukirwa neza icyo Mwuka yashatse kuvugana nawe. Reka tuvuge kuri aya matungo, kurota uri kurya izi nyama z'aya matungo bivuze iki? Kurota wenda uri kurya inyama z'inka hari igisobanuro bifite. Zishobora kugereranya imbaraga, ubushobozi cyangwa umugisha iyo ari inyama z'inka. Icya kabiri, irindi tungo twatangaho urugero ni inyama z'ihene. Iyo urose urimo urarya inyama z'ihene zishobora kuvuga ku bwihangane no gutsinda ibikugerageza. Inyama z'ihene zishobora kuvuga ku kwihangana no gutsinda ibikugerageza. Kuvuga ngo niba warose urimo urabona inyama z'ihene, mu by'ukuri ziragaragaza yuko hari ikimenyetso cyo gutsinda iby'umubiri birakugerageza. Nanone iyo warose urimo urarya inyama z'intama, akenshi zishobora kujyana n'amahoro, ubworoherane cyangwa kwiringira Imana. Iyo warose urimo urarya inyama z'intama, akenshi zishobora kujyana n'amahoro, gusobanura ko imbere hari amahoro, hari ubworoherane hagati y'abantu runaka mubana, mukorana, mugendana, cyangwa se mu by'ukuri bishushanya kwiringira Imana. Iyo urose urya inyama z'ingurube, iyo warose urya inyama z'ingurube mu rwego rwa Bibiliya, ingurube yari mu matungo atemewe kuribwa cyangwa se twavuga yuko ari amatungo azira ku Bisirayeli. Uzasome igitabo cy'Abalewi 11:7-8. Bityo rero iyo yari iri mu nzozi, bishobora gutuma umuntu yibaza ku kintu atemerewe cyangwa agomba kwirinda. Iyo warose izi nyama urimo urarya inyama z'ingurube, kandi tubonye ko ingurube ari itungo ritari ryemewe, mu by'ukuri bigaragaza yuko umuntu ashobora kuba mu by'ukuri arimo arahatirwa cyangwa se arimo arerekeza ahantu atemerewe, bimusaba ko mu by'ukuri akwiriye kujya akwiriye gukaza kwirinda. Ni ukuvuga ngo ahantu ari, ahantu yerekeza nta mutekano uhari, hari ikintu gishobora kuba cyamugirira nabi, biramusaba ubwirinzi bukomeye kugira ngo mu by'ukuri ubuzima bwe butabasha kujya mu kaga. Iyo nanone urose inyama z'inkoko, urose urimo urarya inyama z'inkoko, ese bisobanuye iki? Zishobora kugereranya ibyo umuntu atunze, ubutunzi bw'umuntu cyangwa se ibyishimo cyangwa ibirori. Kuvuga ngo niba warose inyama z'inkoko arizo urimo urarya, birashushanya ko hari ibirori,
biri imbere, birashobora gushushanya nanone ibyishimo biri imbere, umuntu runaka cyangwa wowe wabibonye uri kwitegura. Kuba rero izi nyama zari zitetse cyangwa zokeje bitandukanye n'izari mbisi, bivuze kuba waziriye wowe waziryaga zitetse cyangwa se zokeje bitandukanye no kuba waziriye ari mbisi. Tuvuge ngo niba warose urya inyama mbisi twavuga yuko atari byiza, ariko niba waziriye uzitetse cyangwa zokeje bishobora kugaragaza ikintu cyateguwe, bigaragaze yuko mu by'ukuri ari ikintu cyateguwe cyageze ku rwego rwo gukoreshwa. Rero ni icyo ngicyo twavuga kuri wowe nshuti yacu, wowe watwandikiye ushaka gusobanukirwa icyo kurota urya inyama bisobanuye. Muri make ni icyo ngicyo twakubwiraho, tukubwira ngo buri gihe iyo urose urya inyama nk'uko bamwe babivuga ntabwo ari bibi, ahubwo biterwa n'uburyo wowe wagize gute wabibonyemo, n'uburyo warosemo ndetse n'uko wari umeze, ese wari wishimye, wari ubabaye, ese wazirishaga cyangwa se wabihatirwaga, byari bihagaze gute. Ni byiza rero iyo ugiye gusobanuza unasobanurira neza, mu by'ukuri aba ari bugufashe uko wari umeze, uko wabibonaga neza, kugira ngo mu by'ukuri ubashe kubona igisobanuro gikwiriye kinyuze umutima wawe. Rero tugerageje kubivuga muri rusange, tuvuga kurya inyama ndetse twanambutse tuvuga kuri buri tungo, kugira ngo tukwereke mu by'ukuri yuko nk'uko wari ufite ubwoba, ntabwo buri gihe kurya inyama, kuko turimo urarya inyama bivuze ikintu kibi, biba ikintu kibi iyo mu by'ukuri urimo urazihatirwa cyangwa se uri kurya inyama zidasobanutse, inyama mbi. Icyo gihe nibwo izo nzozi ziba zigusaba kwitonda, ziba zigusaba gufata igihe cyo gusenga, ziba zigusaba gufata igihe cyo kwitekerezaho, cyo gukaza ubwirinzi. Rero ni icyo ngicyo twavuga, hanyuma tukwifuriza gukomera, tukwifuriza mu by'ukuri ko warushaho gusenga no kuba hafi y'Imana, kugira ngo ibi byiza irimo irategura, irimo irateganya ku buzima bwawe uzabashe kubisingira. Twabonye yuko inzozi mu by'ukuri ni umuburo duhabwa n'ijuru, kugira ngo mu by'ukuri tubashe kumenya ni gute tubasha kurinda, ni gute tubasha gutegereza twizeye, nanone twitunganya, kugira ngo mu by'ukuri icyo Imana ivugana natwe, icyo Imana iteganya kutugirira kizabashe gusohora. Twabonye ko ahari ubutunzi niho Satani ajya. Niba mu by'ukuri Satani yamenye ko ari byiza ugiye kubona, ugiye gusingira, ugiye kuzageraho, agerageza uburyo ki arema intambara, agerageza uburyo ki kugira ngo utabasha kuzasingira ibyo byiza. Rero ni ukumenya ubwenge inshuti yanjye, ntiwicare gusa uvuge ngo baransobanuriye bambwira ko ari ibyiza, ari umugisha ngiye kubona, ari ubutunzi bugiye kuza, wumve ko ugomba gutuza gusa. Oya, aho ngaho waba wibeshye. Biragusaba gusenga, biragusaba gukiranukira Imana, biragusaba kurushaho kwegera Imana, kandi ibyo ngibyo kugira ngo ubishobore uzabishobora ari uko ujya aho basenga, aho bavuga Imana, uzabishobora kubera yuko witandukanya n'ikibi, uzabishobora kubera yuko ufata igihe ugasoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye, ijambo ry'Imana ririmo ibisubizo by'ibyo wibaza. Ijambo ry'Imana iyo risomye rikubera inkomezi, ritanga imbaraga, kandi mu by'ukuri ukabaho nta mutima w'ubwoba wifitemo, kubera ko uba wizeye ko Imana iri kumwe nawe, yiteguye kugutabara. Reka dusenge Imana hanyuma dusoze uyu mwanya. Data, ndagushimye kubw'abari badukurikiranye kwicano dusobanura Mwami ibyawe, wakoze kudushoboza kuva dutangiye kugeza dusoje iki kiganiro. Ndakwingize kugira ngo uyu mwene data wanditse Mwami ni ukuri asobanuza, twe tumusobanuriye Mwami uko wabiduhaye, ushimwe ko wadushoboje. Reka rero Mwami ni ukuri umusange, umusobanurire ibirenze ibyo Mwami twebwe twamubwira,
kuko mwami ari byo byamugirira akamaro. Ndagushimiye rero kubikoze, ukomeze guha umugisha buri wese udukurikirana, ukomeze guha umugisha inshuti zacu, ukomeze guha umugisha abadusabira ibyiza, Uwiteka ubagirire neza. Ndagushimiye rero kubikoze, ukomeze kwiyubahisha ubu n'iteka ryose. Amen.